tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ngewe uri hano amazina yanjye ni Kayitare Eli, nkaba ndi umwigishwa w'umuhanuzi Kaku Philippe. Mbere yuko tugiye gutangira hamwe n'isengesho, mbere yuko twumva ijambo ry'uyu munsi. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'imyuka y'abahanuzi, turagushimiye muri iki gitondo, turagushimiye Mana wowe wongeye kudutiza umwuka wo kubaho, turagushimiye wewe waturinze mwami wacu, turagushima ku byo ugenda udukorera. Uyu munsi nanone uduhaye umwanya wo kongera gusangira ijambo ryawe Mana. Mwami, nk'uko tubisoma muri Bibiliya, mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo niwe waremye byose. Reka ufungure umutima wa buri umwe wese ugiye kumvira ijambo kandi rihindure ubuzima bwe. Ndabigusabye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo ndumva nshaka gusubiramo gato cyane ibyo tumaze iminsi tuvugira hano. Mwari mumenyereye yuko hari umuntu wavugaga igifaransa hano, hama ninjye wamusemuriraga, ariko uyu munsi ntabwo yabashije kugera hano ku gihe, ubwo ni njyewe ugiye kubaganiriza. Nahisemo ko nasubiramo gakeya, muri makeya, ese ni iki turimo kwigisha hano. Mu byo twahereyeho twavugaga ku gakiza, kuko agakiza nicyo kintu cy'ibanze cya mbere hano ku isi, kubera ko hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo byakumarira iki kuba wabona ibyo wifuza byose ariko ukazarangiza urimbutse? Byakumarira iki gutunga ibyo wifuza byose ariko ubugingo bwawe bukazarangira muri Gehinamu? Rero agakiza nicyo kintu cy'ingenzi cyane, nicyo cya mbere muri ubuzima, uko utarakijijwe ntabwo azigera abona Imana. Agakiza rero hari uburyo abantu bagiye bagasobanura mu buryo bugiye butandukanye. Wenda mushobora kuba mwarumvishije uburyo natwe turi kubivugamo, mukumva wenda bitandukanye n'uburyo abandi babisobanura. Uyu munsi nagerageje kugaruka kugira ngo nongere subiremo gatoya ibyo uwigishaga umaze iminsi yavugaga. Hano turi ku isi, ndabizi wakwemeranya nanjye neza ko hari Imana imwe iri mu ijuru. Mu ijuru ni hariho Imana nyinshi, mu ijuru hari Imana imwe yonyine, kandi Imana yaremye byose, kandi Imana yakuremye nawe. Ariko noneho ikibazo kikabaza kiti, ese ko Imana ari imwe mu ijuru, ku isi hakagombye kuba hariho ukuri kungahe? Ndabizi ko wakwemeranya nanjye ko nimba Imana ari imwe mu ijuru, ku isi hakagombye kuba hariho ukuri kumwe. Nanone ndabizi ko wakwemeranya nanjye ko turebye mu by'ukuri ntabwo ukuri ari kumwe ku isi. Buri umwe wese afite, sinzi uko navuga, nimba navuga ngo hari ukuri kwinshi, ariko njyewe ndemera ko nimba Imana imwe ari mu ijuru hakagombye kuba hari ukuri kumwe. Dufashe muri Bibiliya ukareba mu gihe cya Nowa, uraza gusanga mu gihe cya Nowa
hari hariho abantu hano ku isi, abantu batubanjirije babayeho kuri iyi si turiho, ntabwo turi aba mbere babayeho kuri iyi si. Icyo gihe mu gihe cya Nowa abantu bari bafite inzira bagenderagamo, ndetse ndashaka kukubwira ko mu gihe cya Nowa naho hari amatorero nk'uko tuyabona uyu munsi. Ndashaka kukubwira ko hari abahanuzi nk'uko tubabona uyu munsi, ariko mu gihe cya Nowa amateka arahamya yuko abantu bagombye icyo gihe, icyo abantu bagomba gukora, bagombaga kumva ibyo Nowa yarimo arigisha muri icyo gihe. Rero mu byo tumaze iminsi tuvuga, Nowa ntabwo yari idini, Nowa ntabwo yari itorero, Nowa yari umuntu. Ndavuga ni Nowa yari umuhanuzi woherejwe n'Imana. Ushobora kuvuga uti oya, muri Bibiliya naho mbona ko Nowa bavuga ko ari umuhanuzi. Ariko nk'uko twasobanuye hano umuhanuzi, twagerageje kuvuga umuhanuzi icyo ari cyo, ndetse ni gute umuntu aba, ndetse ni gute Imana igenderera umuhanuzi. Ubundi Imana iri mu ijuru, twebwe turi mu isi. Iteka iyo Imana ishaka kuvugana n'abantu yohereza umuntu, kandi iyo Imana ishaka kuvugana n'ibisimba, tuvuga Imana ishaka kuvugana n'intare, izohereza intare. Imana nishaka kuvugana n'inyoni, izohereza inyoni. Imana ishaka kuvugana n'abantu rero izohereza umuntu. Uwo muntu rero niwe tujya twita umuhanuzi. Mu gihe cya Nowa rero abantu bari ku isi bari bafite inzira zabo, bagenderagamo. Nusoma igitabo cy'Itangiriro ibice bitandatu, igitabo cy'Itangiriro mu bice bitandatu, uraza gusanga Bibiliya iravuga ngo mu gihe cya Nowa Imana yarebye ku isi, ibona ibyo abantu bari gukora, abantu batakaye, abantu bari kugendera mu buyobe, abantu bari kugendera mu nzira zitari zo. Ariko mu by'ukuri abantu bo ibyo bakoraga bumvaga ntacyo bitwaye. Isi yari yanduye mu maso imbere y'amaso y'Imana, ariko abantu bo ibyo bakoraga babonaga ko nta kibazo kirimo. Imana rero ntabwo yaretse abantu ngo barimbuke gutyo gusa, ahubwo Imana yohereje Nowa. Imana yagendereye Nowa. Bibiliya iravuga ngo Nowa yagiriye ubuntu imbere y'amaso y'Imana. Imana yohereza Nowa kugira ngo aze kuburira abantu, ababwire, abereke inzira nyayo. Icyo gihe Nowa niwe wari ufite ubutumwa bumwe gusa abantu bagombaga kwizera kugira ngo batarimbuka. Icyo gihe navuga ni Imana yari imwe mu ijuru, ukuri kwari kumwe ku isi, ariko ukuri kwari kumwe na Nowa. Nowa ntabwo ari itorero, Nowa ntabwo ari idini. Nk'uko nabivuze, Imana yohereza umuntu iyo ishaka kuvugana n'abantu. Icyo gihe cya Nowa rero, Nowa yarigishije, ariko mu by'ukuri nk'uko bihora bimeze, iyo Imana yohereje umuhanuzi wayo, iyo aje kubwiriza, mu matwi y'abarimbuka bumva ko ari kubacira urubanza, ariko abana b'Imana bumva ko ari kubaburira. Nuko bihora bimeze. Abana b'Imana iyo bumvishe ikibwiriza cy'Uwimana yohereje, bumva ko ari ukubaburira, ariko abatari ab'Imana bumva ko arimo kubacira urubanza. Mu gihe cya Nowa, icyo abantu bagombaga gukora, bagombaga kumva ibyo Nowa arimo kwigisha, bakaza bakinjira mu nkuge ye. Ariko abantu ibyo Nowa yigishaga byari bimeze nk'ubupfu, kubera ko igihe cya Nowa nta mvura yari yakagwa ku isi. Bibiliya iravuga ngo amazi yavaga mu butaka akuhira ibyahinzwe. Icyo gihe rero nta mvura yari yakagwa, ariko Nowa arimo arahanura nanone. Usibye ko yari afite inyigisho, yigishaga abantu uburyo bagomba kwitwara, ndetse ababwira kwinjira mu nkuge ye, kubera ko yari afite ubuhanuzi buvuga ko imvura izaza.
muri icyo gihe rero ndakubwira ni hari amatorero, hari amadini nk'uko uyabona uyu munsi. Niyo mpamvu umwami Yesu Kristo yavuze ngo mbere y'uko agaruka isi igomba kongera ikaba nko mu gihe cya Nowa, isi igomba gusubira ikaba nko mu gihe cya Nowa. Bityo rero mu gihe cya Nowa abantu bagomba gukurikira Nowa. Nureba Bibiliya yawe uraza gusanga mu by'ukuri Bibiliya ni ibitabo by'abahanuzi, usibye ibitabo bindi byagiye byandikwa n'abanditsi. Usomye kubara, iyo uvuze igitabo cyo kubara ni umuhanuzi, ni ihishurirwa Imana yahaye umuhanuzi Musa. Iyo uvuze igitabo Yosuwa ni umuhanuzi Yosuwa Imana yari yohereje kuyobora ubwoko bwayo. Iyo uvuze Samweli ni umuhanuzi Samweli. Hanyuma iyo uvuze igitabo cy'abami ni igitabo cyanditse n'umwanditsi uvuga ibintu byabaye mu gihe cy'umwami runaka. Ariko mu gihe cyose Imana ubushake bwayo yabuhishuriraga umuhanuzi yabaga yohereje ku isi. Niwe yabuhishuriraga. Mbese uko bigenda Imana ibonye nta kuri ku isi, Imana ibonye hari umwijima ku isi, yohereza marayika wayo nk'uko twabisomye. Iyo usoma mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 14 umurongo wa 6 urabona ati urabona Imana yohereza marayika. Ni ukuvuga ngo iyo nta kuri ku isi, Imana yohereza marayika hamwe n'ubutumwa buhoraho. Uyu marayika niwe uza akagenderera umuntu ku isi Imana yihitiyemo. Agenderera ku isi umuntu Imana yihitiyemo. Ntago umuhanuzi Imana nimuhitamo, nta matora aba kugira ngo habeho umuhanuzi, ahubwo Imana iravuga nk'uko yabibwiye Musa, iravuga ati nimba hazaba hariho umuhanuzi hagati yanyu, njye Uwiteka Imana nzamugendera mu iyerekwa. Niyo mpamvu iyo usomye ibitabo by'abahanuzi, nusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakubwira uburyo Imana yamugendereye mbere y'uko ahabwa ubutumwa. Nusoma Samweli uraza kumva Samweli akiri umwana ari kumwe n'umutambyi Eli, icyo gihe Imana yaramuhamagaye. Ndetse uko nguko Imana igiye ihamagara abahanuzi bayo. Umuhanuzi rero icyo Imana ibimuzaniye imwohereje ku isi ni ukugira ngo azane, yereka abantu inzira bakwiye kunyuramo. Ntago ndi kuvuga ba bahanuzi baza kubwira ngo uzajya muri Amerika, cyangwa se wa muhanuzi ukubwira ngo ejo wariye ibi n'ibi, cyangwa se wa muhanuzi uza kukubwira ati ni mama wakuroze. Oya, sabo ngabo ndi kuvuga. Ndavuga umuhanuzi ku rwego rwa Musa. Musa yarayoboye ubwoko bw'Imana. Muri iyo usomye mu gitabo ntago hari aho Bibiliya ivuga ngo hamwe n'umuhanuzi ubwoko bw'Imana bwavuye muri Egiputa, ni ngira ni Hosea 12:14. Hosea 12:14. Hano haravuga ngo Uwiteka yavanye Isirayeli muri Egiputa abitegetse umuhanuzi, kandi umuhanuzi niwe wamurindaga. Muri Bibiliya y'Igifaransa ho bavuga ko hamwe n'umuhanuzi Abisirayeli bavuye muri Egiputa, hamwe n'umuhanuzi Abisirayeli bagera Kanani. Basoma Bibiliya muzi ko igihe ubwoko bw'Imana bwari muri Egiputa bukandamijwe, bubabara, batakira Imana, Imana nayo imanuka ije kubasubiza. Ariko igisubizo cy'Imana ni umuhanuzi Musa yaboherereje. Uyu muhanuzi niwe waje kubavana mu buretwa muri Egiputa, abajyana mu nzira ijya i Kanani. I Kanani yari igihugu cy'isezerano. Ariko nimba musoma Bibiliya neza muzi ko Musa yageze ahantu
ntabwo ari we wagejeje ubwoko i Kanani, yageze ahantu yitaba Imana. Hanyuma Yosuwa niwe Imana yahagurukije. N'usoma mu gitabo cya Yesu igice cya mbere urabona uburyo Imana yahamagara n'umurimo Imana yari muhamagariye. Iki gihe turimo rero nabwo Imana ntabwo yaretse abantu gutyo gusa. Hamwe n'ibyo turi kubona ku isi, hamwe n'ibyo tubona uyu munsi, hari amadini menshi, uyu munsi hari amatorero menshi. Kera umuntu yarahagurukaga, ubuzima bwanze, nta kintu kiri kujya imbere, agahaguruka akagenda akagura Bibiliya. N'ubu ngubu bishobora kuba bihari, akagenda akagura Bibiliya agatangira itorero, akavuga ati Imana irampamagaye. Ese nuko nguko bigenda? Muri iki gihe turi kubona ibi byose biri kubera ku isi, gisa nk'aho ari igihe cy'umwijima. Abantu benshi baribaza hari abibaza ibyo babona mu matorero yabo, hari ababona ibimwe bidasobanutse. Ariko mu gihe iteka iyo abana b'Imana bibaza, Imana ihora isubiza. Ariko igisubizo cy'Imana buri gihe cyahoze ari umuhanuzi Imana yoherezaga abantu. No muri iki gihe cyacu, iyo tuvuga muri generasiyo yacu, nabwo Imana ntiyaturetse. Hari igice twasomye cya Matayo 23:34, ndongera amasome. Matayo 23:33 kugera kuri 34. Haranditswe ngo Matayo 23:34, nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo. Muhereko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Abeli umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati y'ahera h'urusengero n'igicaniro. Ahangaha ni umwami Yesu Kristo urimo gusezeranya kongera kohereza abahanuzi.